Niba usanzwe ureba video zanjye umenyereye ko hano tuganira ikintu kimwe, kwiteza imbere. Gusa icyo kirimo ibintu byinshi, harimo amafaranga, harimo business, harimo kudacika intege, mbese ibintu byo mu buzima busanzwe. Gusa maze iminsi nyine uko video zanjye zirebwa online ngenda abantu bambaza ibibazo bitandukanye bituma ntekereza ko hari abantu badakwiriye kureba video zanjye. Ese uri umwe muri abo? Kurikira iyi video umenye niba koko nawe udakwiriye kureba video zanjye, n'impamvu udakwiriye kuzireba cyangwa ukwiriye kuzireba. Ngo ikaze, niba usanzwe ureba video zanjye ngewe ndi Didier Joye, urabizi ko tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Niba ari ubwa mbere wagera hano tuganira nyine ibijyanye n'amafaranga, business no kwiteza imbere. Yego. Rero muri iyi minsi uko abantu bagiye bareba video zanjye bagiye bambaza ibibazo bitandukanye, nkumva bagira imitekerereze itandukanye bakurikije ibyo ndi kuvuga, impamvu mbivuga. Yego, ibintu byinshi tugenda tuvuga kuri iyi channel, abantu bandika muri comment. Yego, nagiye nyine mbona ibitekerezo bitandukanye. Hari nk'umuntu umwe ndibuka wambajije ngo ese kuko biriya bintu uvuga ngo umuntu abikoze yakira. Uwundi muntu arambaza ngo ese wowe warakize. Yego, niyo mpamvu iyi video mvuze ngo nyikore tuganire. Ese kuki mvuga ibyo mvuga, umuntu abikurikije se byagenda gute? Nge se mbikura ni ibintu se nagenda boroka, ni ibintu se ngenda nka kura kuri internet, ni ibintu se navuga nakoze kugira ngo mbone views. Kuki ibyo bintu mbivuga? Yego, dutangire ku kintu cya mbere. Ubu ni ngewe ndinde, ngewe nitwa Didier Joye Niyonzima. Background yanjye rero donc duhera inyuma gatoya. Igihe nari ndangije secondaire natangiye gukora akazi gaciriritse. Ndangije habamo ikibazo gituma ntahita njya kuri kaminuza direct. Noneho ntagiyeyo mfite imyaka 20 ntangira business. Donc mfite imyaka 20 natangiye business, nzana n'umuntu wa mbere dukorana. Ntago namwita ko yari umukozi, ariko mu rugero runaka yari umukozi. Turakora. Nyuma y'umwaka umwe twari dufite abakozi bandi, dufite nka team y'abantu 6. Turakora kugeza ubu nyine dukora campaign. Gusa ntago ibintu byose bigenda neza 100% iyo mukiri gutangira. Hari ibintu by'ibibazo byajemo bituma ubu ngubu ndi gukora njyenyine muri aya mezi, ariko ushobora kureba iyi video ntakiri gukora njyenyine kuko ibintu nyine birakemuka. Yego, ibintu mvuga rero muri video zanjye ni ibintu nize mu myaka 5 ishize, nyine experience nakuyemo aho ngaho. Kuki nyivuga rero? Impamvu mvuga iyi experience yose nakuyemo ni iyi ngiyi imwe. Igihe mu mwaka ushize nagiraga ibibazo mu kazi kanjye, numvise meze nk'umuntu wenda gucika intege, nkumva nshaka kugira depression. Nibaza ikibazo kimwe, ndibaza ngo aho nari ndi mu myaka 5 ishize niho ndi. Ntekereje neza numva ntago ari hondi. Ndibaza ngo ese kuba naratangiye ngakora nkazana abantu tugakorana ni igihombo? Oya, si igihombo. Gusa wenda ikibazo nari nahuye nacyo cyarutaga ibyo nari guhura nabyo ntigera njya muri business. Donc ni risk umuntu afata, uri kubyumva? Ndangije gutekereza gutyo, ndatekereza ngo ariko burya umuntu iyo aganiriye n'abantu agira imbaraga zo gukomeza gukora ibyo akora. Uri kubyumva? Ndavuga ngo okay, sasa rero ngiye kujya sharinga n'abantu experience yanjye, ibintu nize muri icyo gihe. Niyo mpamvu tumva mvuga ibintu byuko wayobora company imeze nk'iya Bill Gates, sibyo? Ngiye mvuga ibintu byoroheje, financial literacy yoroheje, imitekerereze ya business yoroheje. Gusa nanone ntekereza ko iyo mitekerereze mvuga yafasha abantu benshi, cyane cyane abanyarwanda, kuko nkurikije aho igihugu cyacu kigeze n'iterambere aho rigeze, ntago ari abantu benshi mu Rwanda bashoboye gutangira bakaba bafite companies nini. Niyo mpamvu hari abashomeri benshi, ntago abatanga akazi ari benshi. Solution nyine ihari, amahirwe hari mu Rwanda kuba batanga akazi atari benshi. Hari amahirwe menshi yo gutangira ikintu ukagira ahantu ugera, nubwo abantu batabibona gutyo. Uri kubyumva? Nge mbona ko hari amahirwe menshi yo gutangirira business mu Rwanda ukagira ahantu ugera. Impamvu nyabona rero ni iyi, nuko urebye ukanitegereza leta gahunda yayo nuko uzana abantu bagatangira business mu Rwanda. Tekereza niba umuntu ava muri Amerika
akava i Burayi, akava mu Buyapani, akava mu Bushinwa, akaza akitegereza ikibuga cyose cya Afurika, agasikana Afurika yose, akavuga ngo ndatangirira startup, ndatangirira business yanjye i Kigali, wenda nzayagurira ahandi. Uri kumva hatari amahirwe? Hari amahirwe menshi. Niyo mpamvu ngiro navuze ngo okay, nkwiriye kubwira abantu ibi ngibi nize muri iki gihe. Gusa iyo ngiye gukora video ntibivuze ko buri gihe mvuga ibitekerezo byanjye gusa. Oya, iyo mfite ikintu nshaka kuvugaho, ikintu nize uwo munsi, ikintu ntekereza kuvugaho, nkora na research, nkareba ibindi bintu abantu bavuga. Kuki rero mvuga ko hari abantu badakwiriye kureba video zanjye? Impamvu ni iyi ngiyi. Abantu dutandukanye mu mitekerereze nuko twumva ibintu. Ibyo ngibyo nkubwiye ni ukuri. Niyo mpamvu ku isi ba rwiyemezamirimo ari bake, ababakorera bakaba benshi. Sibyo? Si uko ngiye mpinga umuntu wemera gufata akazi agakorera undi muntu. Ibyo niko abishaka. Gusa nanone rwiyemezamirimo wese nahuye nawe, yaba ufite amafaranga menshi, umaze imyaka 20 akora, umaze imyaka 10 akora, buri munsi aba yiga, buri munsi aba yimotiva. Kubera iki rero? Nuko ni wikorera kuva ku munsi wa mbere. Nkubwira ikibazo kimwe umuntu wese wikorera hangana nacyo. Kwikorera bitandukanye no gukora akazi gasanzwe ko ku kwezi. Bitandukaniye herero. Leta wumva ikibazo umuntu wikorera ahura nacyo, ari n'iki gitumenye nkunda gusharinga ibitekerezo byanjye. Ndaza mpita nkubwira impamvu hari abantu natekereza ko bakwiriye no kureba video zanjye na gato, n'impamvu hari abo nashishikariza kuzireba. Wowe ureba icyiciro urimo, uhitemo niba uzajya uzireba cyangwa utazajya uzireba. Umuntu ufite akazi gasanzwe abazi ngo ibintu byanjye bigenda gute, mpembwa tariki iyi n'iyi, ngakoresha amafaranga gutya, wenda nkazigama ya naya, cyangwa se nkanayakoresha nkayamara, ngategereza kuzabona ndi igihe iki n'iki. Urumva umunsi w'upanze, ukwezi kwe kuba gupanze, abazi ibyo agomba gukora buri gihe. Kwikorera bitandukanye n'ibyo ngibyo. Mon cher, kwikorera nicyo kintu kigoye kibaho. Kigora gute? No kuvuga ngo kwikorera ushobora kubyuka ukajya ku kazi wumva wishimye kabisa, uri excited, uri kumva uwo munsi biri bugende neza. Wagenda ugahita uhura n'ikibazo, ugahita wumva ibintu byose urabyanze, kuva se ubundi ibi bintu nabigiragamo iki, narindi mu biki. Muri ako kanya kiri kubitekereza, undi muntu agahita guhamagara, ibi nibi ugahita wumva ni deal, kumva urishimye. Ya deal ukagenda ukajya kuyikora, igahita ihomba. Ni ibyo ngibyo umuntu ahoramo. Niyo mpamvu umuntu wikorera nkunda kuvuga ko agomba guhora yiga, nkunda kuvuga ko agomba guhora yimotiva. Uri kubyumva? Nanone kwikorera intego yabyo yibanze ni ugukora ikintu gifasha abantu. Ariko si ufashije abantu babaguye iki? Ni amafaranga. Niyo mpamvu kuri channel yanjye mvuga amafaranga. Gusa nanone abantu batikoreye hari imitekerereze bagira ituma mvuga ngo ntibakwiriye kureba video yanjye. Niba utikorera, utarikoreye, utanateganya kwikorera, kuko iyo uteganya ikintu nabwo ufite imitekerereze y'abantu bagikora unabyumva. Abantu batikoreye babara amafaranga cash, ayo ufite kuri konti. Uri kubyumva? Nanone umuntu udafite imitekerereze nyine entrepreneurship ntago abara amafaranga mu myaka 30, ntago abara amafaranga mu myaka 5, abara amafaranga mu mezi ari hafi aho ngaho ayazakoresha n'ibiki byose. Ibyo bitandukanye n'umuntu wikoreye. Iyo ndi kuvuga ngo amafaranga, ntago mba ndi kuvuga ngo nureba video yanjye ngo ugakora ibintu navuze muri video yanjye ngo urabyuka wagize amafaranga. Nkubwije ukuri inshuti yanjye, kugira amafaranga ni process. Uri kubyumva? Ni process. Guhindura imyumvire, ugatangira ugakora, ugafailinga, ndetse no gufailinga ibyo ngibyo uri gukora bikanga. Biba biri muri iyo process. Donc bifate uko ibintu mvuga nge muri video yanjye bimeze nko kuba ugiye gushushanya igishushanyo cyiza, ariko ukagenda utangira gushushanya utudomo. Umuntu uri kukureba ako kanya nagamenya ikintu ugiye gushushanya, kuzageza igihe uzaza ugahuza twa tudomo gutya akavamo ikintu kizima. Nguko rero no kwikorera bimeze. Kwikorera icyo wakoze uyu munsi gishobora gusa naho kidafite akamaro, ukabona nta mafaranga uri gukuramo. Ubireba iruhande rwawe akabona si uyu muntu ari mu biki, kuki adacika intege agakomeza. Ka karongo kazabihuza akabona ishusho yabyo neza, ko guhuza utwo tudomo kagaragara nyuma, ntago kagaragara ko kanya. Uri kubyumva? Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu yaje, abantu benshi bagiye babiconfusinga, bakabona umuntu afite amafaranga menshi ariko yashora muri company, bo bakajya batekereza ko wenda yabuze ikindi kintu yakoresha.
aba afite aho ari gutekereza imbere hatari aho ngaho, kandi ari gushoramo amafaranga nyine ngo ibintu bizagende neza. Uri kubyumva? Rero hari abantu batekereza ngo use koko ngo video zawe ngo umuntu azirebye ngo koko ngo yakira. Ntago muri video zanjye nigisha gukira, nge nigisha kwikorera no kugira imyumvire yindi ku mafaranga. Gukira ni end goal, no kuvuga ngo nicyo gisubiza ariko cya process ndende, sibyo? Nkuko mu ruganda bagenda bagakora hakaza kuboneka product. Gukira ni product yo kwikorera. Rero uhita utekereza ngo ngo avuga ku mafaranga ngo ubwo se wafite ayahe? Ndagusobanuriye, maze imyaka 5 ntangiye kwikorera, kandi kuva icyo gihe kugeza aka kanya nabonye improvement nagize nini, haba mu mitekerereze, haba mu mafaranga financially, mbese ibintu byinshi birahinduka. Niyo mpamvu navuze ngo ntangire nkore igicano mvuga kuri ibyo ngibyo. Kuki rero hari abantu mvuga ko bakwiriye kureba video zanjye? Akenshi nkura mu Rwanda nakuze abantu bose bakuru bafite imitekerereze imeze gutya. Imitekerereze yo kukubwira ngo wowe papa wazwi nande, ntago uzigera utera imbere, ntago uziga mu ishuri ryiza kuko ntawe papa wazwi nawe, mama wawe se ninde. Ibyo ngibyo rero, iyo mitekerereze iyo ukomeje kuyigira kuko ntago ujya utera imbere. Wowe ushobora gufata ubuzima bwawe ukabushyira ku murongo, bwanakunanira ntibizagutera isoni kuba wafigayeje gushyira ibintu ku murongo bikanga. Oya, wagerageje. Wigendera ngo papa wawe ubwo nta muntu umuzi, mama wawe nta muntu umuzi, nta muntu mufite mu muryango ukomeye, ntago wakugera ibyo ikikora. Mu bintu byose nyina nakubwiye nakoze kuva mu myaka 5, nta muntu waje ngo amereze ngigishoro ngo fata 5 miliyoni, fata 1 miliyoni basi, fata cyangwa 200,000. Oya, narakoze, ndakora nzana abandi bantu nabo turakora, ndabatoza turakora, turamenyera. Bose n'abantu bakuru ubu ngubu bafite akazi keza, harimo n'abagiye kwikorera bikorera. Uri kubyumva? Rero inge mvuga ibi ngibi kuko nzi ko hari abantu benshi bakeneye iyo myumvire kugira ngo bagire aho bagera. Bimeze nkaho bari bashaka kwikorera ariko barabuze aho bapfumurira. Baravuga se kuko ibi bintu ntekereza birashoboka. Hari umuntu ubutekereza ngo se koko ntekereza kwikorera, se koko buriya birashoboka. Ngicyo nicyo mba nkeneye. Ariko niba wowe wumva icyawe ibintu mvuga nyine reka ibingibi nuko yego nyine ntukabirebe. Ujya ntukabirebe rwose, nkubwije ukuri ntukabirebe. Ntago nyine nigisha umuntu gukira vuba, ntago nigisha umuntu kugera ku ntego zatavunitse. Oya, ntago ari ibyo ngibyo mvuga. Nzi ko ibyo ngibyo mu buzima bitabaho, sibyo? Kandi nyine ntago niduhura mu muhanda ndi kugenda ukabona ntago ntwaye ya modoka nziza cyane utekereza, ntukavuge ngo nkurese ko yirirwa ari kuvuga biriya. Nagusobanuriye gutera imbere mu buzima ni process. Iyo umunsi umwe ushize undi ukaza, uba ufite icyo uri gukora naho uri kujya. Ibi nabigusobanurira neza tuziranye en personne nyine neza 100%. Gusa aka kanya byumve gutyo. Niba wumva wowe utajya utekereza kwikorera, wumva utajya utekereza ikintu kijyanye n'amafaranga mu bundi buryo, ntuzigere ureba video zanjye. Undi muntu ariko udafite mind yo kwikorera, kuvuga ngo ngiye gutangira company, ushobora kureba video zanjye ni umuntu umeze gutya. Kwikorera ntago bivuze kujya gutangira company yawe cyangwa kujya gutangira iduka ryawe cyangwa ikindi kintu cyawe ukikorera. Oya, kwikorera nanone bisobanuye gufata umushahara wawe ukawubyaza ibindi bintu birenze ibyo wari usanzwe ubyazamo. Ibyo nabyo mbivugaho hano. Urugero, uze video ivuga uko umuntu ashobora gutangira kwikorera atavuye ku kazi. Kwikorera ni kumindinga your own business. Ushobora kugenda ukajya gukorera undi muntu ariko amafaranga yaguhaye ukiga ubundi buryo uyakoresha, ukagira imyumvire nk'iya rwiyemezamirimo, ukajya uyakoresha ukayabyaza andi. Ibyo nayo ni process itoroshye. Gufata amafaranga yawe ukayashora mu bindi bintu, ukabanza ukayasavinga, warangiza ukayashora mu bindi bintu. Uri kumva iyo myumvire yoroshye se? Ngibi ibyo mvuga hano. Rero niba wumva utari muri abo bantu, niba wumva uri umuntu ushaka gukira vuba, ntukarebe video zanjye. Niba wumva ushaka gukira mu mwaka umwe, niba wumva ushaka gutunga imodoka nziza cyane ngo mu myaka 2 nguza, ibyo ntukarebe video zanjye. Video zanjye ni iz'umuntu ufite imyumvire ya rwiyemezamirimo, yaba afite akazi, yaba yikorera,
ariko uzi neza ko ubuzima ari ishuri, ari urugendo. Dufatanye urwo rugendo, dukore, wenda bizagenda neza. Nibitanagenda neza ntugacike intege, jya ukomeza ukore. Buri gihe gutera imbere bijyana no gutsindwa no gucika intege, ariko iyo ukomeje kugenda urwo rugendo, nyuma byanze bikunze ruguhereza igihembo. Niba wumva rero nyine ibyo mvuga kuri iyi channel ari sawa, kandi hano ukore subscribe, cyangwa urebe iyi video yindi, cyangwa urebe iyindi yanjye. Urakoze rero, tubonane mu yindi video. Bye bye, ciao ciao.